ni igiki wikomezaho, ni igiki ufite. Reka nkubwire, mu gihe wumva iterabwoba ry'umwanzi ari ryinshi, wikwihutira gufata umwanzuro mu bwoba. Ntugafatire umwanzuro mu bwoba, ntugafatire umwanzuro mu gutinya, ahubwo haranira kwegera Imana, wumve icyo Imana ibivugaho. Ndabashoje mu izina rya Yesu, abakunzi b'umusaraba wa Kristo Yesu. Pasiteri Alexis wimbaje umwami uhoraho uduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntacyo twakora tutabanje gusenga, kwishyira mu maboko y'Imana. Reka dusenge Imana. Uhoraho nyiri ibihe byose, ibyiringiro by'abakwizera, duhimbaje imbaraga zawe, ubushobozi bwawe butugejeje kuri uyu munsi. Nyamara umwanzi Satani aduhiga ku manywa na nijoro kugira ngo atwambure ubuzima, ariko ukomeza kutwimana no kuduhisha mu mababa yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi icyo uturindiye mwami, icyo duhishiye ni ukugira ngo dutangarize abantu imbaraga zawe no gukomera kwawe. Ngaho rero hura n'abantu bawe mu ijambo ryawe, ubakize, ubabohore abatinya, abafite ubwoba, abafite umubabaro, abafite agahinda. Imbaraga z'umwami Yesu Kristo zibakize kandi zibabohore. Urakoze byiringiro byacu mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho ni 19. Turasoma duhere ku murongo waho wa 5, twumve icyo Imana ivugana natwe. Umurongo wa 5 bavuga ngo, nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka aravuze ngo, ntutinye ayo magambo yumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri banutse. Nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Imana itugirire neza cyane. Inshuti y'umusaraba, uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntutinye. Jambo mfite uyu munsi, umwaka utarashira, haraburaho iminsi mike cyane kugira ngo uyu mwaka urangire. Iminsi ngira ngo igera kuri 14. Narinje kukubwira ngo ntutinye. Hari impamvu yo kudatinya, kandi hari impamvu yo gutinya irahari, ariko n'impamvu yo kudatinya irahari. Reka mvuge ngo impamvu yo kudatinya iraruta gutinya. Impamvu yo gutinya ni ntoya cyane, ariko iyo kudatinya niyo nini cyane. Reka mvuge ngo impamvu yo kudatinya iri hejuru y'ubwoba. Imana itugirire neza cyane. Tubona umugabo Hezekiya, umwami w'Abayisiraheli, yarayoboye ubwoko bw'Imana, yarayoboye Abayisiraheli nk'uko Imana yari yarabimutoranirije. Bibiliya irambwira yuko hari umwami wa Ashuri, Sanikerebu. Umwami wa Ashuri yari umugabo w'umunyambaraga, yari yarakoze ibyo twakwita ibitangaza, kubera yuko yari yararimbuye ibihugu by'ahandi arabimara. Nsoma aya magambo nagize agahinda kenshi cyane, kubera yuko uyu nguyu Hezekiya yagaragaraga nk'uworoheje cyane mu maso y'uyu nguyu mwami wa Ashuri. Yamutumyeho intumwa ya mbere, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ndazishaka, ndashaka ifeza n'izahabu byawe. Ikintu cyambabaje muri aya magambo y'Imana nuko ngo Hezekiya yaratinye, yabanje gutinya, aragenda afata izahabu
angafata n'amaturo, afata ifeza byatanzwe mu nzu y'Imana, arangije ngo yomora n'izahabu zari ku nzugi z'urusengero, yibwira yuko ikibazo kigiye gukemuka, arazimwoherereza izari zibonetse. Ariko umwami wa Ashuri ntiyanyurwa, umwami wa Ashuri ntiyashima, kuko icyo yashakaga kugirira Abisiraheli nabi, yashakaga kubigarurira. Yari afite ubwishongozi bwinshi uyu mugabo Sanekeribu umwami wa Ashuri. Yari umuntu mubi cyane, yari umugome cyane. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo arangije atuma abandi bagabo babiri, harimo uwitwaga Rabushake. Akagabo kari kazi kuvuga, akagabo kari kazi gushusha no gutera ubwoba. Ngo karaza gasanga kaza ku nzu y'Imana ku rusengero, karaza gasanga bari bahari, ngo gatangira kuvuga amagambo akomeye. Karavuga ngo shobuja ngo databuja yanumye, ngo mubwire shobuja ngo icyo wikomezaho ni iki, ni igiki wikomezaho, ni igiki ufite. Yarimbuye ibihugu by'Ubuyuda arabimara. Mwebwe ni iki? Mwumve mbabwire bene data, nusoma aya magambo, imvugo ngiye gukoresha ushobora kugira ngo nashize isoni, sinarezwe. Ntabwo ariko biri. Bibiliya iravuga ngo avuga amagambo, aravuga ngo abwira abari bari ku rusengero ngo mwishingikirije kuki, ngo mwishingikirije kuri Ezekiya, arabashuka ngo ni nk'urubingo rumanyaguritse, ni nk'urubingo, gukomera kwe ni nk'urubingo. Haravuga ngo nimwumvire umwami wa Ashuri, azabagirira neza, muzabona kurya ku mbuto z'imizabibu. Ariko abari aho ku rusengero baramwinginga, baramubwira ngo tubabarire, koresha urunyarameya, wikoreshe urwo rurimi bumva. Haravuga ngo kubera iki narukoresha? Wagira ngo umwami databuja yanumye kuri mwebwe gusa. Ntabwo ari kuri mwebwe gusa, ntabwo yanumye ku mwami gusa, ahubwo yanumye no kuri aba ngaba, yuko muzarya amabyi yanyu mukayarisha inkari zanyu. Nuko Bibiliya yambwiye, ntacyo ngabanyijeho nta n'icyo nongereyeho. Bibiliya irambwira ngo bashye ubwoba, ngo baratinya. Avuga amagambo akomeye yo gutera ubwoba. Nshuti y'umusaraba wa Kristo Yesu, iterabwoba rya Satani rirahari kandi ni ryinshi ku buzima bwawe. Ariko umvira ijambo nje kukubwira ngo Imana dusenga iri hejuru y'ibihe. Haleluya. Imana dusenga iri hejuru y'ibihe kandi iri hejuru y'iterabwoba rya Satani. Umwami Imana tugirire neza cyane. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo atera ubwoba cyane, avuga ibintu bikomeye by'ubwishongozi. Haravuga ngo abasirikare mfite mbazanye ntago babona n'umusenyi batwara mu ntoki. Urumva ubwishongore, yari afite ubwishongore bukomeye. Hari igihe Satani ajyaza akabyinira ku buzima bwawe akumva yuko byarangiye. Ariko reka nkubwire ko basenga ntago ari aho bicira, ko basenga ntago birarangira. Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba w'umwami, reka nkubwire, hari igihe Satani ajya azana iterabwoba. Hari igihe Satani ajya kubwira yuko ntacyo uzageraho. Hari igihe Satani ajya kubwira ko ubuzima bwawe burangiye. Hari igihe Satani ajya kubwira yuko uzapfa nabi. Ariko reka nkubwire ntabwo uzapfa nabi, kubera yuko Imana igufiteho umugambi. Nje kukubwira ngo ntutinye, Imana yacu iri kumwe natwe. Nje kukubwira ngo ntutinye, nta mugambi Imana ifiteho kukureka cyangwa kugusiga, ahubwo Imana yacu izakugirira neza. Umva nkubwire
uko ijambo ry'Imana ryambwiye. Uyu mugabo yazanye iterabwoba ryinshi, azana ibintu byo kukanga, ashaka guhahamura Abisiraheli. Reka nkubwire, iyi ntwaro ni intwaro ikomeye cyane Satani akoresha. Iyi ntwaro ajya ayikoresha abantu bakicira inzira. Iyi ntwaro ajya ayikoresha ku batinze gushaka bakajya kwishingira. Iyi ntwaro Satani ajya ayikoresha abantu bakabona yuko ubuzima burangiye bakava mu masezerano. Iyi ntwaro Satani ajya ayikoresha abari bafite ibyo bavuganye n'Imana, bagatakaza Imana bakajya mu bapfumu. Kubera iki? Bahuye n'intwaro umwanzi akoresha y'iterabwoba kugira ngo bave mu byizerwa. Iyi ntwaro nabonye Satani yangaza abantu. Hari umugabo umwe nashaka kuvuga izina, Satani yigeze amutera ubwoba kubwo akagambane yari yakorewe. Amutera ubwoba. Yari umuntu wari ufite umumaro, wari ufitiye isi umumaro, wari ufitiye abantu umumaro, wari ufitiye umuryango umumaro, wari ufitiye igihugu umumaro. Ariko Satani amwitendekaho akoresha intwaro y'ubwoba kugira ngo arorongotane agende. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo byari byaturutse ku Mana, ahubwo ni intwaro Satani yari yakoresheje. Ariko mu gihe yumvaga bimurenze, ubwoba bumurenze, aravuga ngo reka njye gushaka umuntu w'Imana, reka numve ibi bintu icyo Imana ibivugaho. Umva nshuti y'umusaraba, mu gihe uzumva amajwi ya Satani ari menshi, nk'aya Rabushake umugaragu w'umwami wa Ashuri nayo yabaye menshi, ntukihutire gufata imyanzuro mibi, ahubwo uzajye wihutira kumva icyo Imana ibivugaho. Numara kumva icyo Imana ibivugaho, uzakomera kandi uzasubizwamo imbaraga. Araza ngo dusenge kugira ngo twumve icyo Imana ibivugaho. Nuko turasenga, duhabwa ijambo nakunze nashobora kwibagirwa. Ni ijambo ryavugaga riri mu Byahishuwe ibice 3, rivuga ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi. Haleluya. Ukinga ntihagire ukingura, ukingura ntihagire ukinga. Aravuga ya magambo ati, kiza imbere yawe urugi rukinguye kandi nawe ubasha kurukinga. Haleluya. Yumva Imana yo muri ako kanya. Imana ni nkuru, Imana ni nzima, yumva iby'Imana imuvugaho. Reka nkubwire, bya bindi umwanzi yari yashyizeho, na ryaterabwoba, na za nzandiko zari zanditswe, na kagambane kose yari yagambaniwe, reka nkubwire ngo ni ukuri, ntabwo tuzi aho byanyuze. Imana yabigenjeje neza. Imana yinjira mu kibazo cye, Imana igaragaza ukuri, asubira mu mirimo yakoraga. Kubera yuko iterabwoba ryari rimumereye nabi, iyo ataza kwihatira gushaka Imana ngo ashake yumve icyo Imana ibivugaho, ntago mbizi, yari gupfa nabi. Reka nkubwire ngo niwite ku iterabwoba rya Satani. Iterabwoba rya Satani rirahari, ryigeze ringeraho. Satani ambwira kwiyahura, ariko Imana imba hafi kuko nabonaga ubuzima burangiye. Reka nkubwire ngo ntago birarangira ku bana b'Imana, ntago birarangira. Imana ni Imana igufiteho gahunda, ntago Imana ishobora kukureka. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo ngusengere Imana kugira ngo iterabwoba ry'umwanzi Satani yaragushyizeho rihagarare. Reka nkubwire ngo niwumshake, ahubwo uharanire kumva icyo Imana ivuga. Ongera utere ivi, ongera uvugane n'Imana. Tuzakomereza ahangaha. Niho uyu mugabo Ezekiya yazamutse mu nzu y'Imana agasenga. Reka nkubwire, mu gihe wumva iterabwoba ry'umwanzi ari ryinshi, wikwihutira gufata umwanzuro mu bwoba. Ntugafatire umwanzuro mu bwoba, ntugafatire umwanzuro mu gutinya, ahubwo haranira kwegera Imana, wumve icyo Imana ibivugaho. Yesu nashimwe cyane. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe kandi Imana igukomeze. Mu izina rya Yesu Kristo nirukanye ubwoba kuri mwene data mushiki wacu, agirirwe neza n'Imana. Ibyamutinyishaga ubimutinyure, ube hejuru y'ubumukanga n'ibimutera ubwoba n'urugambo rwa Satani. Urakoze byiringiro bizima, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.